Babaza. How many trees did we plant today? Twateye ibiti bingaho uyu munsi? Was it 1,000? Ni igihumbi? 2,000? Ibihumbi bibiri? 3,000? Ibihumbi bitatu? Hoya. 4,000? Ibihumbi bine? 5,000? Hoya. 6,000? Ibihumbi bitandatu? Hoya. 7,000? Hoya. Birindwi? 8,000? Ibihumbi umunani? Hoya. 9,000? Ibihumbi Hoya. icyenda? 10,000? Ibihumbi icumi? Hoya. 10,000! Really, really incredible work. Ni byiza Congratulations. cyane, mwakoze cyane. So UNICEF is very, very happy and honored to partner with the district and with the ministry and with NGOs like We Got Your Back and the Rwanda Forest Authority and many, many others to organize this event today. Unicef ishimiye gufatanya na Minisiteri y'Urubyiruko, Akarere, Rwanda Forest Authority n'abandi bose harimo izindi NGO nka We Got Your Back kugira ngo tube twakoze iki gikorwa mwabonye uyu munsi. And you have done an amazing job planting all those trees. You had everything ready, you dug those holes from the beginning, fantastic. Mwakoze akazi keza namwe kuba mwateye biriya biti, mwatangiye mbere mucukura imyobo, twasize mwashyizemo ibiti, arabashimiye cyane. And I think that shows that when we need to protect our environment, if we all work together, it's easy to do. Ibyo kandi bigaragaza ko nidushaka kurinda ibidukikije iyo dukoreye hamwe birihuta kandi bikagenda neza. If it's one person here and one person there, it's going to be very difficult. But when everybody's pulling together, we really can protect our land and our trees and our water. Iyo ari umuntu umwe hano undi hariya biragorana, ariko iyo dukoreye hamwe biroroha ko turinda ubutaka bwacu tukarinda n'ibidukikije. So mine is simply to say from UNICEF, from Generation Unlimited, which is there on your shirts, for all of us together, keep up the good work together to protect our environment. Murakoze cyane. Ndashaka kubabwira ko ku ruhande rwa Unicef barabashimiye cyane, ndetse afatanyije na Generation Unlimited nko mubibona ku mupira wanyu handitseho Generation Unlimited, mwakoze akazi keza kandi mukomereza aho ngaho. Murakoze. Murakoze cyane. Urubyiruko z'igihugu zubaka kandi vuba. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Umuhoza Vanessa Gashumba, nkaba nanjye ndi umudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko nshinga amategeko. Nishimiye kwifatanya namwe. Amashyigashi cyane rwose. Urubyiruko zubaka kandi vuba. Murakoze cyane. Nitwa Ruhumuriza Anselme, nshinzwe imibereho myiza ku rwego rw'igihugu mu nama y'igihugu y'urubyiruko. Murakoze, nishimiye kubana namwe, twakoze igikorwa cyiza rwose, mwiha amashyi. Amashyigashi cyane rwose. Urubyiruko mwagaze igihugu zubaka kandi vuba. Mumeze mute? Meze neza? Twiteguye kwakira show cyane? Murakoze. Ngira ngo nanjye babivuze, nda acting coordinator of National Youth Council, inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. No kuvuga ngo ubunkotanyi twinje mu bwatsi bwe ndetse namwe twishimiye kubana namwe. Muratwihanganira twagize akabazo k'ibyuma by'abazungu ariko turahageze. Amazina rero murasanga muyazi, sibyo? Nitwa Nyamaswa François. Mutoye. Numva rero iryo zina murarizi. Nishimiye kuza kubana nawe. Muranyishimiye? Yego. Ni timu. Mutwishimire mushyiramo ibiganza hejuru. Muzamure hejuru. Murakoze cyane. Kandi gahunda irakomeje. Tukaba by'umwihariko ibiti bizaterwa byinshi bizatunganywa n'urubyiruko, aho bafite amapipiniyeri atandukanye by'umwihariko mu murenge wa Nyanza bafite kugurisha ibiti, bakaba naho bazabibonamo inyungu. Urubyiruko rero ruri tayari kumva impanuro zanyu. Ndagira ngo mu mupepere mu muramutse njya kwa minisitiri mwese uko muri hano. Abinyuma ko ntababona, turumvikana. Aha, turamwakiriye, ndagira ngo tumushimire, bongere munize amashyi tumushimire. Murakoze cyane. Twakira rwose mushyitsi. Araza ngira umwanya wo kubaganiriza. Turi kumwe na none. Turi kumwe. Korana umurava. Duteye. Korana umurava. Duteye. Turi turamwakiriye.
ndagira nanone mu ntiza amashyi twakire, ndagira ngo mu ntiza amashyi ubwo abazajya muri kaminuza zabakira. Umuyobozi wa kaminuza yigira imbere, urashaka kumukura, urashaka kuzaza muri kaminuza, niyo mpamvu ntabwo yaje gufata abantu, yaje gutera ibiti. Aha turabwakiriye. Igiti urabona ko twese tugihuriraho rero. Niho aha bagitifu turabaramukije cyane. Dukora bravo! Dutende! Dukora bravo! Dutende! Banza bigwi! Isonga n'ukwasi bigo! Murakoze cyane. Kwa Minister, hari intumwa za Rwanda twari dutegereje ariko bahagarara urubyiruko ntibarahagera, turaza kubakira nabo nibahagera. Nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi, nyakubahwa uhagarariye Unicef, nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Intara, nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa ushinzwe urubyiruko w'Inama y'Igihugu y'Urubyiruko rwego rw'igihugu, rubyiruko mwese, ndagira ngo mu ntiza amashyi twongere twakira abashyitsi. Amashyi menshi cyane rwose. Gisagara mwasuye ni kamwe mu turere 8 tugize Intara y'Amajyepfo, tukaba dufite abaturage basaga 407, tukaba kandi gahunda irakomeje, tukaba by'umwihariko ibiti bizaterwa byinshi bizatunganywa n'urubyiruko, aho bafite amapipiniyeri atandukanye, by'umwihariko mu murenge wa Nyanza bafite kugurisha ibiti, bakaba naho bazabibonamo inyungu. Urubyiruko rero ruri tayari kumva impanuro zanyu, ndagira ngo mu mupepere mu muramutse Nyakubahwa Minisitiri mwese uko muri hano. Abinyuma ko ntababona, turumvikana. Aha turamwakiriye, ndagira ngo tumushimire, bongere mu ntiza amashyi tumushimire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'umuhanzi Ariel Ways, ngo mumwerekane ko mumwishimiye. Raho mbere na mbere najya mbanze nshimire ubuyobozi bw'Intara y'Amajyepfo, ubuyobozi bw'Akarere ka Gisagara, twafatanyije mu gutegura uyu munsi. Reka nshimire kandi inzego z'umutekano twafatanyije muri iki gikorwa, by'umwihariko ndashimira Unicef. Mu by'ukuri iki gikorwa tujya kugitangira ni Unicef twaganiriye. Iki gikorwa mureba twakoze ni igikorwa mpuzamahanga. Urubyiruko mugerageze twumvikane, mureke kuganira. Ni igikorwa mpuzamahanga kubera ko ubwo habaye inama mpuzamahanga ku bidukikije ubushize, Abahinde nibo berekanye yuko bateye ibiti byinshi. Hanyuma turavuga ngo ariko kwe ni gute tutabitera mu Rwanda ko dufite na youth volunteers benshi, urubyiruko rwinshi rw'abakorerabushake. Twumvikana ko mu nama mpuzamahanga yo kubidukikije uyu mwaka bazerekana ifoto y'Abanyarwanda b'urubyiruko batera ibiti byinshi ku musozi, kandi bikaba ari umuco tugiye kubaka kuri ubu n'igihe kizaza. Amafoto yanyu rero nabonye twafashe, uko twese twakoze uyu murimo, tuzabyerekana ko isi yose igomba kubyigiraho mu nama mpuzamahanga y'ibidukikije. Turagira ngo mwihe amashyi kuri iki gikorwa. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Generation Unlimited, mwabonye iyi mipira hari ibyo byanditseho, baramubajije bati kubera iki ubu ngubu urubyiruko turi kurujyana mu bidukikije. Arasubiza ati aba bana batoya n'urubyiruko nibo bazahabwa iyi si dufite. Mwebwe mu myaka 10-15 iri imbere ni mwebwe muzatunga iyi si.
byaba ari ikibazo musanze iyi si ari ubutayu, ari ibiza gusa, abantu batabasha kubona imvura, uru rubyiruko rwazahagirira ibibazo. Iyo mwita kuri ibi biti mwebwe, ni ahazaza hanyu muba mutegura. Ngira ngo ikibazo cy'ibiza narimo mbazanya kwa meya muri Gisagara, yambwiye ko hano imiyaga igisenya amazu, kandi uramutse ufite ibiti nka bino duteye byinshi byayitangira. Narebaga ibiza duheruka kugira byishe n'abaturage barenge 100, byatewe nuko tudafite ibiti binini bifata imisozi. Ikibazo cy'ubutayu cyangwa ikibazo cy'ubushyuhe bwinshi gituma tuteza umusaruro uhagije. Gutera ibiti rero ni ingenzi cyane. Muri iyi minsi dusigaye dupima umwuka duhumeka, twagaragaje yuko nko mu mujyi wa Kigali umwuka atari mwiza kubera ibiti bike. Gutera ibiti rero ni ingenzi. Buri mwana wese ahangaha no mu rugo iwanyu, ku mashuri, ku kiliziya ahantu dusengera, nihajya haba gahunda yo gutera ibiti, ujye utera igiti uzirikana ko kizagutabara nibiba ngombwa, kizazana imvura kandi kizaturinda umuyaga kandi kizatuma igihugu cyacu gitoha. So gutera ibiti rero tubigire umukoro. Ndashimira abaduhaye izi ngemwe, ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba, ndashimira Rema, ndashimira n'abandi bose dufatanya, ndetse ndatekereza ko tuzagira n'imikoranire myiza myinshi kuko urubyiruko rwo rwagaragaje ko rushaka gukora kino gikorwa. Ikindi kintu nshimira Unicef nuko mwateguye n'igitaramo. Mu kanya tugiye kujya kuri gymnase ya Gisagara, ubundi twabazaniye abahungu n'abakobwa, turi kumwe na Bulldog, Riderman, za ndirimbo zose barazituririmbira. Buri wese ufite imirongo yafashe mu mutwe araza kuyisubiranamo nabo. Turi kumwe na Ariel Ways. Muramukunda? Aha. So mukanya tugiye gutaramana, ariko byose ni ukugira ngo reka tubabwire ibanga risigaye rihari. Abakiga primaire bazamure. Nimujya kwiga muzahitemo kwiga ibijyanye n'ibidukikije, kubera ko ubu hari ikintu cyitwa green skills, ubumenyi ku bidukikije, green. Hari n'icyitwa green money, ntabwo ari note z'igihumbi, ni amafaranga y'icyatsi, nayo green money irahari. Ubu abayobozi bakomeye bazi na green finance na green economy. Ubu ngubu hari ubumenyi bwinshi buke. Umuntu ufite umushinga w'ibidukikije na proje yabyo abona amafaranga ku isi kuruta undi wese uzanye umushinga. Abiga secondaire muzamure turebe, abiga secondary, nuramuka ugiye muri kaminuza ukabona wabona agriculture cyangwa environmental studies cyangwa conservation agriculture, ibintu bijyanye n'ibidukikije, ubu niho imirimo iri. Niho imirimo iri, kandi kubera ko isi yose ihangayikishijwe n'ibiza, ku bantu bareba amakuru kuri televiziyo, hari ibiza byateye muri Amerika byitwa Milton, biri kwica abantu bigasenya amazu. Umuntu wese wazana igisubizo kubiza abona amafaranga, abona akazi ku buryo bworoshye. Ubu hariho na green jobs. Yes, ubu hariho green skills, green money, green economy, green finance, green education, and green jobs. So everything is about green. N'abantu bakunda kugira ubuzima bwiza bagira ubuzima bwiza iyo bariye green food. Ntabwo nzi niba hari byeri ya green ni mitsingi nayo ni green drink. Oya yo ntabwo tuyebe. Aha, reka rero mbagira inama ko twayoboka inzira y'ibidukikije. Mu kanya tuvuye muri Minisiteri y'Urubyiruko, mbajije niba urubyiruko rwa Gisagara rwaramenye ko muri Minisiteri y'Urubyiruko twatanze amahirwe ya awards
ibintu bita Youth Connect Awards. Uyu mwaka tuzahemba urundi rubyiruko tubaha amafaranga y'igishoro. Kugeza ubu akarere ka Huye niko kajya gakunda gutsindira ibihembo bikomeye. No kubera iki uyu mwaka Gisagara mutatsindira igihembo gikuru. Ibihembo urubyiruko rufite imishinga rurapplyinga kuri website ya ministeri, umuntu watsinda cyangwa tukamusura, ubonye make abona miliyoni imwe y'amafaranga, ubonye benshi abona miliyoni 25. Umunyahuye yarayabonye mu myaka ishize. So icyo mvuga ni iki, nahoze mbaza nsanga haplyinze abajene ba Gisagara 43. Abo ni umubare mwiza, it's a good number. Nababwira ngo munabikomere n'amashyi kuko biravuze ngo nabajene bafite projet 43. Umuntu yasanzwe afite ka business tuvye k'ibihumbi 300 agatsindira miliyoni imwe yindi araza akayongera muri business. So ibyo nibyo turi gukora, izo ni Youth Connect Awards. Ariko by'umwihariko abakora mu buhinzi twazanye cyitwa Agri Connect, ngo abakora mu buhinzi bazakompitinge bonyine tubaha amafaranga. Ubu twazanyemo na kandi twise Art Connect. Niba hano hari umudije cyangwa umuntu ufite inzu record house usanzwe afasha urundi rubyiruko kwerekana impano zarwo, Art Connect please, uwo muntu niwe dutegereje ngo atwereke projet niba ajya afasha abandi bahanzi, nawe wenda tube twamuremera nka 5 miliyoni akomeze business. Sibyo nabyo twarabipanze. Byaba ari opportunity nziza rero kubimenyera hano. Utarapplyinga tuzarangiza tariki 14 nibwo tuzafunga website. Abana bato rero muri aha nayibonye mwateye igiti, muri abana beza. Niba muri mu mashuri ntimuzayavemo rwose. Hari ikintu gihari cyuko abana bata amashuri. Reka mbabwize ukuri, nta hazaza aho umuntu wavuye mu ishuri. Niyo twaguha akazi kuzajya urinda bino biti 10,000 twateye, ntabwo kaza guhemba cyane igihe kirambye. So ntimuzave mu ishuri, n'abaturanyi banyu mujye mureba ko batasibye ishuri. Kwiga ni icy'ingenzi cyane. Nabiga sogonderi ntuzarive mutarirangije. Niko kape. Kapepe. Wekoro.